Ndabasuhuje cyane bakunzi ba Mia Boss TV. Iyi ni segment tugiye kujya tubagezaho yitwa Imboni y'Ubwenge. Kora subscribe, share na comment turusheho kwaguka no kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Niwumvira ijwi uratekereza ko ugeze mu ishyamba, uriyumvamo ubucagarira kuko wibajije uko byamera uramutse uhuye na nyiri iryo jwi. Humura, uyu munsi twabateguje ikiganiro kigaruka ku mibereho y'inyamaswa mukunda muri benshi yitwa ingwe. Ingwe ni inyamaswa ikomeye kandi iteye ubwoba, ikaba imenyerewe mu bice bitandukanye by'isi, cyane cyane umugabane wa Afurika, Aziya ndetse no mu duce tw'uburasirazuba bwo hagati. Iki cyegeranyo kirasesengura imibereho y'ingwe, uko yitwara mu buzima busanzwe, aho ikomoka ndetse n'ingaruka z'ibidukikije ku mibereho yayo. Ingwe ni inyamaswa ifite igikundiro cyinshi kubera imiterere yayo ikomeye kandi iteye ubwoba. Ingwe zifite amabara atandukanye y'ubwoya bwayo, yiganjemo umweru n'umuhondo. Akenshi amabara yayo aba afite uturango two kuba impiri cyangwa ibara ry'umukara, bigatuma yihisha cyane mu mashyamba cyangwa mu bitaka. Bituma izindi nyamaswa, yaba iziri guhiga cyangwa izo ziba zihanganye, zitabasha kwibona mu buryo bworoshye. Ingwe ni inyamaswa zo mu bwoko bw'imbwa, ariko zirangwa no kuba zifite imbaraga nyinshi, ndetse zikaba zishobora kugenda cyane ku muvuduko urenze uw'izindi nyamaswa zibana muri uwo muryango. Ingwe zifite umubiri ukomeye kandi zifite amaguru maremare, bikazifasha kwihuta cyane no guca mu byatsi byinshi. Zifite kandi amajanja ahorana inzara zikomeye, ndetse zikazikoresha mu gutwara inyamaswa nto zishe cyangwa mu gucunga umutekano wazo. Ingwe zifite amaso manini n'amabara azishoboza kubona neza mu mwijima no mu makoraniro y'inyamaswa nyinshi zihuriyemo, ari nabyo bituma zibasha gutungwa n'ibinyabuzima bindi bibana mu mashyamba aho ziba n'aho zibarizwa, mu byo zirwamo n'ibyo zikora. Ingwe ni inyamaswa zirya inyama kandi zikunda gutura mu mashyamba cyangwa mu midugudu y'abantu kugira ngo zibone ibyo zirya. Zishobora guhiga inyamaswa nto nk'isha, impyisi, imbwa n'izindi nyamaswa zifite urugero ruto. Zikunze guhiga nijoro cyangwa mu gitondo cyane kuko zifite ubushobozi bwo kubona neza mu mwijima. Ingwe ni inyamaswa ihiga cyane cyane kugira ngo zibone ibiryo bihagije. Zifite uburyo bwo guhiga bwihariye, harimo gutera intambwe zoroshye cyangwa se zoroheje, zigenda gakeya runono mu ishyamba, ku buryo izindi nyamaswa zidashobora kumva ko ihari, kandi ikarindira akanya gahagije kugira ngo ibone uko ifata umuhigo igambiriye gucakira. Ingwe ntihubuka, ahubwo ikorana ubwitonzi n'ubwenge bwinshi cyane kugeza icyo yagambiriye gufata ikigezeho cyangwa se igicakiye. Ingwe yaturutse mu bice bitandukanye by'isi, ariko ubu ziraboneka ahantu hose mu bice byinshi bya Afurika, Aziya ndetse no mu bice bimwe by'i Burayi. Ubwoko bwayo burimo ingwe z'i Burayi, zo muri Aziya, Afurika ndetse n'ingwe zo mu bihugu bindi byo muri Amerika. Izo ngwe zose zifite itandukaniro mu buryo bw'imimerere n'imibereho, ariko mu buryo bw'ingano n'ibindi ari byo zikagira imiterere imwe. Uburyo bwo kwiyubaka n'ubuzima bw'abana. Ingwe zifite imiterere itandukanye mu bijyanye no gutangira ubuzima bw'umuryango. Zishobora kubyara buri mwaka, ariko akenshi bishoboka cyane mu gihe cy'imvura cyangwa igihe cy'ubushyuhe bwinshi, bitewe n'uko ibiryo biboneka ku bwinshi. Ingwe zigira igihe cyo gutwita cyangwa se guhaka kingana n'iminsi 90, hafi amezi 3. Ingwe zibyara abana hagati y'umwe na 4, ariko akenshi abana b'ingwe uzasanga ari 2 cyangwa 3. Igihe ingwe yabyaye, abana bayo baba bakeneye kurindwa kugira ngo babone ubushyuhe ndetse bamenye neza uburyo bwo guhangana n'ibibazo cyangwa se ibindi bihe bigenda bihindagurika. Nk'ibindi binyabuzima byose, ingwe ibyana byayo birerwa n'ingwe ngore. Ingwe ni inyamaswa zifite ubushobozi bwo kwihanganira ibihe bikomeye ibyo ari byo byose.
Uko zikura niko zimenyera uburyo bwo kubaho zishyira imbere ubuzima bwazo bwite no kwirinda ibibazo bituruka mu miterere y'ikirere cyangwa indi myitwarire cyangwa se izindi mbogamizi zishobora guhura nazo mu buzima bwa buri munsi. Ibijyanye n'inyamaswa, zifite ubushobozi bwo kuba zishobora kubaho bikomeye kandi zimenyera byinshi muri ibyo. Mu ncamake, imikurire n'imyororokere y'ingwe ituma ziba inyamaswa zishobora gukurikira neza mu buzima, mu kubana neza ndetse no kwitaho mu gihe cyose mu buzima bwazo. Ndabashimiye cyane bakunzi ba Mia Boss TV, turizera ko mwanyuzwe n'ibyo twabateguriye uyu munsi. Murakoze, mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bitandukanye. Ni Donatien Uwimana mu kiganiro Imboni y'Ubumenyi.